Reka tubasuhuze kandi tubahe ikaze bakunze inkuru tubagezaho. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru y'umukobwa wisanze mu rukundo na se, maze bikarangira babyaranye. Uko byagenze nibyo tugiye kumva muri iyi nkuru tugiye kubagezaho mu ibaruwa ndende yuje agahinda uyu mukobwa yatwandikiye. Aragira ati: nuko teta, ndavuka nisanga mu buzima bujya bungora gusobanura. Nisanze ntagira data, nisanga mvukana na mukuru wanjye umwe gusa w'umukobwa, nisanga kandi umuryango udakize, umuryango ukennye cyane. Uko iminsi yahitaga indi igataha, niko nabonaga mama umbyara asimburanya abagabo mu rugo. Uwaje uyu munsi ntaba ari ugaruka ejo. Kuko nari mutoya rero, nakundaga kubaza mukuru wanjye byinshi ku buzima tubayemo, aho kunsubiza agaturika akarira cyane agahogora. Sinabashaga kumenya ngo ararizwa n'iki, kuko njye nari umwana muto cyane. Ariko wenda we ngakeka ko arizwa na byinshi ashobora kuba yaragiye abona kera, bikarushaho kumutera agahinda, cyane ko yandushaga imyaka myinshi bigaragarira buri wese. Rimwe na rimwe rero nkabona mama atashye yasinze cyane, ubundi agataha afite ibikomere byinshi, cyangwa tukabona bamucyuye bamutwaye mu maboko, mama atabasha no kwigenza, yasinze cyane, yasinze bikabije. Nuko nkurira muri ubwo buzima, kubona ibyo kurya ari ikibazo, kuko n'amafaranga mama yabonaga yose yajyanaga mu kabari, ubwo bwose ntarinze akazi akora. Mama yagiraga inshuti ye magara yitwaga Perusi, bakoraga akazi kamwe ariko simenye ibyo bakora. Umunsi umwe rero Perusi uwo yaje gusura mama, bajya mu cyumba barikingirana nk'uko bakundaga kubigenza iyo babaga bashaka kuganira ku bintu by'amabanga yabo. Nanjye ndavuga nti ariko ubundi wabegera nkumva ibyo baganira. Ndanyonyomba gake, niko kugenda negera wa muryango w'icyumba bari barimo, ntangira kubumviriza. Baraganiriye, barirekura, baraganira, batera igiparu, batera umusingo, baganira ku bagabo b'inshuti zabo, baganira uburyo batanga amafaranga, bagenda babatondekanya uburyo bazi gusengera, uburyo bagura amayoga, abakire, abakene, abo bita utubwa, abo bita abasuga, abo bose ngenda byumva. Hanyuma mama babwiye Perusi ati: ubu buzima bw'uburaya mbonye ikindi nkora nabuvamo, kuko imbaraga zitangiye kunshirana. Nahise mba nk'ukubiswe n'inkuba, kumva mama avuga ko akora umwuga w'uburaya. Icyambabaje kikanantera agahinda rero, ni ukuntu mama yabimubwiranye amarira menshi cyane. Amubwira ko yanduye sida, kandi abamaze kuyanduza atabasha kubabara ngo abarangize. Mama yararize cyane, anamubwira ko ababazwa no kumva ubuzima bwe busa naho buri mu marembera, kandi ahangayikishwa cyane no kuba ashobora gupfa agasiga abana be bakiri bato nta muntu ubitaho bafite. Ibyo nanjye nkibyumva amarangamutima yaranganje, nshaka guturika ngo ndire, ariko mpita nsohoka gake ngo batumva ko nari ndi kubumviriza. Nahise mfata ijerekani nk'ugiye kuvoma, ngo hatagira ubona ko mvuye mu rugo nta mpamvu ihamvanye. Inzira ijya ku mugezi rero twanyuraga ku kiliziya. Nageze ku kiliziya ho ndabanza ninjira muri shapeli, ndarira cyane nimara agahinda. Ndangije ndakomeza njya kuzana amazi, gusa ariko inzira yose nagendaga ntekereza kuri mama, nkumva ndushijeho guhangayika, ndetse ngaterwa agahinda no kubona mama yarashise ubuzima bwe ngo aturere dukuze. Gusa ariko nanone nkibaza nti data ninde?
nkibaza nti data ninde? Mukuru wanjye Mbabazi yaje kwigarangiza amashuri yisumbuye, mama ahita amufasha kubona akazi ko gukora mu kabari kari kagezweho muri icyo gihe hafi mu isantere y'iwacu. Ngo yazindukaga ajya mu kazi agataha igicuku, namwe murabizi amasaha tubari dufungira, yatahaga igicuku kinishye. Kuko yari mwiza cyane rero yasabwaga kuba hari igihe cyose, kuko abakoresha be babonaga ko abakiriya bari basigaye bamukunda cyane, ngo dore ko yatabonekaga yasibye cyangwa yagize akaruhuko, batacuruzaga uko bikwiye. Mu gipangu twakodeshagamo rero habagamo umusore witwaga Rukundo. Yakoraga akazi k'ubuzamu ku kigo cy'amashuri cyari hafi y'aho twari dutuye. Yari inshuti yanjye cyane, kuko iyo nabaga mfite agahinda niwe najyaga kugatura. Iyo iwacu babaga badahari, kuko Mbabazi aho yari amariye kubona akazi, bose bari basigaye bacyurwa n'igicuku. Rukundo mu dufaranga duke yakoreraga muri icyo gisekirite yarigomwaga akangaburira iminsi ikicuma. Yaba mama yaba mukuru wanjye bose baragiye baba abasinzi cyane, baba abasinzi ku buryo yewe njye nari nsigaye mbayeho nk'umwana w'imfubyi umeze nk'uwirera. Bimviramo gucikiriza amashuri ngeze mu wa gatanu wayisumbuye kubera kubura amafaranga y'ishuri, kandi atari uko mama yayabuze, ahubwo ari uko hanyuma ngo nanjye njye nkorera yanjye, ngo maze kuba mukuru ngo njye gushaka amafaranga. Ngaho namwe mwibaza umwana ukiri mu mashuri yakorera amafaranga ate? Mama akajya ambwira ngo umwana ni Mbabazi, ngo naho ngewe ndi ikirumbo nka data, ngo naho Mbabazi we ngo yavutse ku mugabo ngo muzima, ngo yaranamusengereraga, yewe ngo Mbabazi amusengera nk'uko se yamwitagaho, ngo akamwibutsa uko se yajyaga amwitaho. Ibaza amagambo nk'ayo mu matwi y'umwana w'umukobwa ukiri muto. Uwo munsi ni nawo namenyeho ko ntahuje na Mbabazi ababyeyi bombi. Uko mama yari asigaye acyura umugabo, ni nako Mbabazi yari asigaye acyura undi. Umunsi umwe batashye mu gicuku nk'ibisanzwe rero, bataha bambaza ibiryo. Arambaza ngo watetse, ngo ibiryo biri hehe, ngo ibiryo watetse biri hehe. Umwe akambwira ibye, ngo inyama ziri hehe. Ugahise aba bantu basinze noneho ibyabo ndabigirana. Nkivuga ko bagiye batansigiye ibyo guteka, babamviriyeho indimwe, barankubita baramvunagura. Nahise nijoro baramvunaguye kuko ubwo nahise nsohoka mu nzu iryo joro ndatorongera, ngenda nibaza iyo nderekeza biranshanga. Gusa nahise ntekereza gusanga Rukundo aho yakoreraga akazi k'izamu, nkamutura agahinda. Naje kubikora, ndagenda musangayo ndamuganiriza, ariko disi nawe yahise ubona ko agize agahinda biramubaza cyane. Nuko abanyereza agakarito kari hafi aho ngaho, nirambikaho ngo ndebe ko bwacya, nihema ndiyorosa kuko nta handi nari mfite aho kwerekeza. Muri make Rukundo niwe mahitamo y'ihumure nabaga nsigaranye mu bibazo byanjye, kuko nibura niwe nabashaga kubwira ibyanjye akaba yanyumva. Naraye aho ku kazi ke, maze bukeye ndataha. Uko njye na Rukundo twakomezaga kuganira cyane, niko narushagaho kubona ko nta wundi muntu umuruta kuri iyi si, kuko yewe nta n'urukundo rwa nyarwo rw'ababyeyi nari narigeze mbona. Muri icyo gihe rero twaje kwisanga njye nawe twarakundanye, tuba twisanze mu rukundo dutyo, maze inkuru y'urukundo rwanjye na Rukundo ibitangiriye aho. Ariko nanone bakimomo kuko biramenyekana cyane. Byabaye ibibazo bikomeye mu rugo, ngaho inkoni za hato na hato. Ninde ucyurirwa uburaya nabo ntaburusha ni njye, ninde utotezwa buri gihe ni njye, ninde ikibi cyose kijya ku mutwe ni njye, kandi naziraga urukundo nakundaga Rukundo. Yego komanda. Ariko ibyo byose ntacyo byabaga bimbwiye, kuko nyine numvaga Rukundo wari we mahitamo y'ubuzima bwanjye, nkumva ari nawe mahirwe y'ubuzima bwanjye pe. Ubwo nakundaga Rukundo cyane,
ariko ku rundi ruhande Rukundo yari umukene pe, Rukundo yari umukene n'impamo, gusa ariko akagira umutima mwiza. Umunsi umwe rero nari ndi kwigendera mu muhanda njya gusura uwari inshuti yanjye twiganaga ntarava mu ishuri, singiye kumva numva ihoni ry'imodoka rirasa n'irimpamagara. Mu gukebuka nkeka ko ari njye bari guhamagara, nasubiye inyuma negera iyo modoka kuko ntabonaga umuntu urimo imbere kubera ibirahure byijimye. Akimanura ibirahure mbona ni umugabo ukuze cyane, ndamubaza nti mbese ni njye muhamagaye? Ati ni wowe. Barambwira ati injira mu modoka tube tuganira. Ninjiye mu modoka, arambwira ati yicara aho ngaho iruhande rwanjye uze ku ntebe y'imbere. Batangiye kumbwira ukuntu ndi mwiza, hatuteye neza cyane, ati nkubonye utambuka urankurura. Nanjye numvise ngizemo isoni zivanze n'ubwoba, ariko nihagararaho ngo ndebe iyo biri kwerekeza. Mbona yatangiye kuzana ibintu byinshi, mba namubwiye ngo ndi kwihuta cyane, mubwira nti nkingurira imodoka nsohoke, ariko nkabona atabishaka. Arambaza ati ese wakugeza aho uri kwerekeza hari ikibazo? Namubwiye nti oya, ndamuhakanira pe ndamutsembera. Ngiye kubona mbona akuyemo umushandiko w'amafaranga. Abanese ubu aya mafaranga agiye guhindura umwanya yari arimo, bimeze bite? Yabona mbona arayampereje atakira ufata akamoto. Anahise nijoro nayafashe nitira intoki, abanivise aya mafaranga umuntu ntagiye kunyicara. Narayafashe ndasohoka, ariko siniyumvishaga ibiri kumbaho muri ako kanya. Igera hanze rero yahise ampamagara ansaba ko namuha nimero ya telefoni ngo abone uko ambaza niba nagezeyo amahoro. Agatima gakubise ku mafaranga amaze kuma, nahise nyimuha ntazuyaje. Nahise nyimuha ntazuyaje pe. Negeye imbere rero nahise nshaka ahantu hari ubwiherero, nigira nk'ugiye kwihagarika, ariko nyine atari uko mbishaka, ahubwo ari uko ngira ngo mbone uko mbara ya mafaranga yari amaze kuma. Naje kubona imbere gato rero, maze ndinjira ndayabara. Rero mbabwije ukuri, ni ubwa mbere nari mfashe mu ntoki zanjye amafaranga 300,000 pe. Nakomeje urugendo njya gusura inshuti yanjye Chantal, ngezeyo tuganira by'abakumburanye biratinda, kuko yari azi ko nzanywe no kumutura agahinda kanjye. Rero we yageragezaga guhuza uburyo namuhamagaye murangisha mubaza aho bimukiye kuko ntari impazi, akitegereza n'uburyo meze muri ako kanya, akabona biratandukanye, akabona ntaho bihuriye, bikamuyobera. Yambajije impamvu rero, maze nderura ndamubwira, mubwira filime yose yambayeho mu nzira nza kumusura, mubwira uburyo nahuye na wa musaza, mubwira iby'amafaranga, mubwira byose, mbese ndirekura. Akibyumva byose ariyumvira, abarambwiye ati teta, abarambwiye ati ntuba umwana, atayo mahirwe abonwa na bake, atayo mahirwe ntagucike. Twakomeje kuganira bimwe byacu rero bya gikobwa, ngeze aho aramperekeza ndataha. None se muribuka wa mugabo nababwiye wampamagaye ari mu modoka? Wa mugabo yitwa Rwibasira. Uko navuganaga na Rukundo by'abakundana rero, ni nako nageragezaga nkiyeranja mu mwanya muto nabaga mfite, nkagenera iminota Rwibasira nawe tukaganira. Kuko nubwo nakundaga Rukundo, nari nsigaye nkunda Rwibasira, nanjye mu buryo ntazi uko byatangiye pe. Sinzi iyo byavuye, sinzi uko byaje, gusa nisanze dukundana. Nyine urumva uko mbere rwose tugihura sinamukundaga na gato, uko byagiye bikura
nanjye ntumbaze rwose simbizi pe. Ibaze ko najyaga kubona nkabona Rwibasira agize atya anyohereje telefone ihenze cyane, nkabona anyoherereje nk'ibiryo bihenze cyane, mbese nyine nsigaye mbayeho nk'umwamikazi, kandi mbayeho nk'umwamikazi mu ibanga rikomeye. Naje gushiduka nakunze Rwibasira pe, namukunze cyane ku buryo rwose nari nsigaye numva ibyanjye na Rukundo nta mbaraga bigifite. Nuko rero bibaho ibyanjye na Rwibasira biragenda birakomera cyane, ku buryo nari nsigaye njya no kurara iwe nkahamara iminsi myinshi pe, kuko mama yabonaga nsigaye ngira amafaranga menshi ndetse nkanamukemurira byinshi mu bibazo bye, kandi we nyine n'ifaranga muramuzi. Ibyo nari nsigaye nkora byose nta kintu yarinzagaho. Umukunzi wanjye ukize Rwibasira rero yaje kunyubakira inzu nziza cyane imeze nka zimwe zo mu bugi zigezweho, kuko yari yaramenye ko umuryango wanjye wabaga mu kazu k'akaruri. Ikaba ari nayo mpamvu kuva twakundana nari naramwangiye ko aza gusura umuryango wanjye. Imvune zo gukunda Rukundo na Rwibasira icyarimwe rero zari zimaze kunganza, numva nanijwe cyane no kubeshya umwe muri bo. Umunsi umwe rero ndifata mu mbaraga nyinshi no kugorwa no kubisohora, negera Rukundo mubwiza ukuri, mubwira ko ntagishoboye kubaho mu binyoma mubeshya kugira ngo nkunde mushimishe, ariko njye ndi gushiriramo imbere ngo ntagire uwo mbabaza. Rukundo byaramubabaje cyane, ariko ntibyamutunguye kuko nawe yari asigaye abona neza ko nta mwanya nkimubonera. Gusa nanjye uwo munsi nari mfite agahinda kenshi, ariko nanone nakwibuka ko usanga Rukundo nasezeranyije ubusugi narabaye nk'umugore ntazigera na rimwe nibabarira. Inzu rero twaje kuyitaha maze ibyishimo bitaha iwacu. Gusa ariko mama na mukuru wanjye bahoraga bansaba kuzabereka umukwe wabo w'umukire wabubakiye iyo nzu. Ku rundi ruhande ariko Rwibasira nawe yahoraga amereye nabi ansaba ko namujyana mu rugo nkamwerekana, maze tugapanga umushinga w'ubukwe, kuko we yambwiraga kenshi ko arambiwe kujya abonana nanjye mugize. Nanjye rero nakumva ibyifuzo by'impande zombi, nkabunza imitima nibaza ukuntu nzajya kwerekana mu rugo umusaza umbyaye bikambera ihurizo. Gusa ariko nanone nta mahitamo nari mfite, kuko aho ifaranga nyine rikubise haroroha. Buryo uzatunga ifaranga. Aho ifaranga rikubise haroroha. Nuko umunsi wo kwerekana umukunzi warageze, maze mu rugo barashyashyana cyane bitegura umukwe. Mama atumira inshuti ze zose n'imiryango, nanjye inshuti zanjye nzikoraho karahava ndazitumira. Ubwo byari mu masaa 8:30 z'amanywa, imodoka nziza cyane ya Rwibasira n'inshuti ze za hafi imuherekeje ibiparitse mu mbuga yari mu rugo. Ariko abo mu rugo nabo barwanaga no gutunganya utuntu tumwe na tumwe hanyuma twari dusigaye tutaratungana. Umukwe yahawe karibu arinjira, maze duhamagara mama ngo azaramutse umukwe. Mama mu guhinguka ahita aba nk'ukubiswe n'inkuba. Ari mama, ari Rwibasira, bombi bahamagarana mu mazina. Mama yararize cyane avuza induru muri ako kanya, ahita yikubita hasi agwa muri koma. Byaratuyobeye, tuboreye ducira nayo tumira. Inshuti ya mama yo kuva mu bukumi bwabo Perusi twarayihereranye, tuyibaza niba nta makuru yabifite ku bintu bitubayeho. Perusi atujyana hirya, aratubwira ati byose mbizi neza, ariko birasaba ko buri wese akomera mu mutima. Twaramwumviye turatuza. Ubwo
mama yari agaramye aho turi kumushakira ubutabazi bw'ibanze no kwagera kwa muganga. Rwibasira nawe yabaye nk'igiti. Virusi aratubwira ati mwabana mwe rero, jye na nyoko twakuriye mu mwuga w'uburaya, ngira ngo murabizi kuko mumaze kuba bakuru. Tuti yego. Ati mama wanyu yigeze kwakira umukiriya w'umugabo mu myaka 25 ishize, maze baranywa barasinda bakora ibyo bakora, kandi amakuru nyoko yampaye ngo ni uko aho hantu yahasamiye inda ndetse nahakura sida. Akimara kumbwira ibyo, nahise ntekereza ko imyaka 25 ishize ariyo mfite, mpita mbihuza n'ibibaye. Ndavuga ntibiraba ibyuya. Virusi ati kuva ubwo nyoko yabayeho mu buzima bwo kwiheba no kwigunga. Ati nkeka ko kuba naguye muri koma ari uko ahuje amaso na Rwibasira uriya, kuko niwe ntandaro y'ubwo buzima bwose bubi yanyuzemo, ndetse no kuba yari azi neza ko umukobwa we yajyaga agenda akamara iminsi myinshi we yibwira ko ari umusore usanzwe biramurenze, kuko ubona umwana wawe asambana n'uwo mwamubyaranye nawe ari wowe byaba ari ibibazo. Mana y'isi n'ijoro, nkibyumva nakubiswe n'inkuba, nabuze amarira mbura uko ngira, mva ndagagaye mbaye nk'igiti. Mu masaha make rero inkuru mbi yadutashyemo ko mama amaze gupfa. Twararize, agahinda karatwica. Ntekereza ko mbaye imfubyi kubera ibyo nakoze. Ntekereza ko mama abuze ubuzima kubera njye. Mva nakwiyahura. Ubu tuvugana mama amaze ibyumweru 2 atabarutse. Muri make rero Rwibasira nasanze ari papa. Data uwo twasambanye bihagije, kuko nari maze imyaka 2 yarangize nk'umugore we. Ubu tuvugana yanteye inda, ndetse bimaze kugira amezi 6. Akaba ari nayo mpamvu twashakaga kwihutisha iby'ubukwe. Mperutse kujya kwipimisha, nsanga yanyanduje virusi itera sida. Kuko iyo myaka yose twabanye twageze aho iby'agakingirizo turabireka. Mbese nyine nari nsigaye mwizera cyane, abanyereka ko anyizera. Papa ari nawe urusa n'uwari waramaze kuba umugabo wanjye, ubu yabaye nk'umusazi, yaraturongeye naramubuze. Aho bigeze rero urumva nanjye ubuzima bwananiye, kuko aho bigeze nsigaye numva nakwiyahurana n'umwana we. Ndaremerewe cyane kandi ndananiwe. Mwongere inama. N'ubuhamya burebure tumaze kumva, n'ubutumwa twandikiwe na Teta. Bakunzi bacu mwamugira inama biciye muri comment hasi. Ndakeka ko aho ari azabisoma, kandi inama zanyu zizaba ingirakamaro. Mwibuke gukora subscribe ndetse no kunzogera kugira ngo mujye mubasha kubonera inkuru tubagezaho ku gihe. Uramutse ufite indi nkuru y'ubuzima, yaba mu rukundo cyangwa se mu mibereho isanzwe ya muntu, wayidusangiza tukaba twegeza ku bakunzi bacu badukurikira. Ibihe byiza naho mu nkuru y'ubutaha. Njye Ndayambaje Jimmy.